yabaga kuri Goma azi Burundi rero nonanteye nari narakijijwe ariko nababwiye ko ntahise ndeka boîte arambona tumenyanye Burundi. He saw me and we got connected in Burundi. Aragenda asubirayo turataha. We came in Rwanda. Duhurira 94 irangira ku gisimenti. Twe twenyine twashiragaho igitambaro gutya twifunze tukamenyana abandi bose bakaburana. Ni njyewe wa mugabo wo mu marembo. On that level, I think Apotre Mignonne Kabera ni umugore abantu benshi bakunze kuvuga ko ari we muvugabutumwa w'uburanga buhebuje. Amazina y'ubundi ababyeyi be bamwise ni Munezero Alice, ariko baza kumuhimba Mignonne riza no kumufata riba ari ryo rimenyekana cyane. Uyu mugore w'uburanga yavukiye i Burundi aranahakurira kuko ariho ababyeyi be bari barahungiye. Apotre Mignonne Kabera avuga ko yavukiye mu muryango w'abakatolike, aho yaje kwakira agakiza nyuma yo kunyura mu bigeragezo, mama agakora impanuka ikomeye ndetse akaza gutereranwa n'abagombaga kumuba hafi muri ibyo bihe. Uyu mubyeyi wari ukiri umwana muto ariko akaba imfura mu muryango avukamo, icyo gihe yahisemo gusenga aza no kwakira agakiza, nubwo avuga ko yabikoze mu kigare kuko atarazi ibyo ari byo. Nakuze ntabwo navuga ngo urabizi imiryango itandukanye, hari ukuntu ababyeyi bacu bajyaga muri misa ahantu hatandukanye. Navuga ko ahubwo nta n'idini nagiraga, ariko kameme iwacu bakadutwara muri katolike, tukagira abatanti badutwara mu baporoso, tukagira grand-mère udutwara mu barokore, ariko ntakijijwe. Yewe mama wanjye yakoze accident muri 91, abantu bose barapfa uretse we na murumuna wanjye umwe. Yari accident y'imodoka, ariko imodoka ntiyabugaragaye, kamyo yiciye hejuru. Hanyuma nca mu kigeragezo, abantu bahamagarwa mu buryo bwinshi, kitari cy'ibiryo cyangwa se cy'ubuzima, twari turiho neza pe. Ariko muri ibintu byose birahindutse muri icyo gihe cya accident. Yego. Ndi umwana muto, ntafite icyo gukora, wa muntu w'igisenzegeri usigaranye, wari ufite abantu badasanzwe bari mu buzima bwe, bari buzuye, bagenda ubireba. Hanyuma muri iyo periode navuga ngo niho Yesu yamfatiye, muri iyo vide, donc niho yamfatiye aca mu bantu. Hari umupasiteri witwa David Ndaruhutse, yabaga i Bugande aza kuza i Burundi, hanyuma hari umuonkle wari inshuti ye. Yego. Hanyuma nza kumva ngo hari eglise ngo yatangishwe na umupasiteri wavuye i Bugande, uwo pasiteri David. Hanyuma rero nza kujyayo, yakundaga urubyiruko. Rero samda kagabura urubyiruko niki, nza kujya kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko mu kigare rwose. Navuye ntazi n'icyo nkoze, ariko niho hano nibuka ko namwakiriye. Nyuma yo kwakira agakiza, Mignonne avuga ko atahise ariko ibyo yakoraga ako kanya birimo no kujya mu tubyiniro. Nagiye muri boîte, nakundaga za rock and roll, nakundaga indirimbo zaba Michael Jackson, nakundaga indirimbo z'ikinyekongo. Mu mwaka w'igihumbi 1992 nibwo Mignonne yaje kumenyana n'umutware we Eric Kabera. Uyu akaba yaramamaye muri sinema nyarwanda. Bombi bakaba barahuriye mu gihugu cy'u Burundi, aho bose bari bagiye kwishimisha mu kabyiniro. Sogera umutware wanjye twamenyanye muri 92 i Burundi Bujumbura, yabaga kuri Goma azi Burundi rero nonanteye nari narakijijwe ariko nababwiye ko ntahise ndeka boîte. Kubavuga ngo kwari ukijijwe wagiye kuri Odeon Palace guko. But I told you that I was still clubbing, going to Odeon Palace. Noneho nakoraga hari hagezweho ndabyibuka etage ya suka. Noneho ni wongo, noneho bagiraho cyo bagakubita hano. In the dancing floor, he saw me and we got connected in Burundi. Aragenda asubirayo. He went back. Nanjye ngume Burundi. And then I stayed in Burundi. Turataha. We came in Rwanda. Duhurira 94 irangira ku gisimenti. Twe twenyine twashiragaho igitambaro gutya twifunze tukamenyana abandi bose bakaburana. Bose bakaburana. Ariko twebwe gutya tukaba turamenyanye. Twicaraga ahantu hitwa kuri La Sierra. Mu mwaka w'igihumbi 1994 bombi bongeye guhurira mu gihugu cy'u Rwanda, ubwo umuryango wa Mignonne wari mu buhungiro waje gutaha ugaruka hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse baza no kwigana muri kaminuza mu bijyanye n'amategeko. Ubucuti bwabo burushaho gukomera. Yari umujournaliste, yakoze journalisme, nanjye duhura noneho turongera turabana. Yego. Muri université. Hanyuma tuza no gukora ubukwe turabana. Mu 1998 nibwo bakoze ubukwe bemeranya kubana.
uyu mugore ukundwa na benshi iyo bigeze ku mugabo we biramurenga. Ni njyewe wa mugabo wo mu marembo. On that level, I think aziko buri muntu wese agira different levels of love, different types of love. Emotional love, touch love, giving love, ibintu byinshi arabizi. So damu wanje ni my pastor, my wife, my darling. It's an investment. My late brother niwe yigeze kuvuga uti nujye gushaka umugore uzashaka umugore uzakuba hafi iyo byakomeye. It's very good actually. You have to rely on a stronger woman. So Imana ngiriye neza imu umugore utari mwiza gusa ku ishusho, but she's very good in everything. Ntago njya mushimira buri munsi because as men always have that pride, that pride, So ariko my thank you iba iri ku mutima, but in front of the congregation I would like to thank her in front of you. Hari igihe akora ibintu byinshi akagira ngo wenda ntago I don't appreciate, I appreciate a lot. So, and I'll try as much as possible to be a good husband as much as God will. Imana ibishoboze biragorana cyane kugira ngo bajye bavuga uti ufite ikirezi ntabwo umenye ko kera. So, sometimes I take it for granted. Nk'umugabo, ukavuga uti, she's just my wife. Ariko she's anointed. Eric Kabera, umugabo wa Mignonne, ni umwe mu bahanga mu gutunganya filime, aherutse no gukora filime yakomoye ku mugore we yise The Woman in Me. Iyi filime ikaba igaragaza imbaraga u Rwanda rwashyize mu gusubiza imbaraga abagore no gukemura ibibazo bahura nabyo. Nubwo iyi filime yayikomoye ku mugore we Mignonne Kabera, uyu mugabo avuga ko ireba abagore bose muri rusange. Aba bombi bamaze imyaka 26 babana, aho bavuga ko nubwo imirimo bakora isa nk'ihabanye ariko ngo bidashobora kubangamira umubano wabo. Kuri ubu n'ababyeyi b'abana 3 barimo abakobwa 2 ari bo Masimbi Erika Kabera na Amika Kabera ndetse n'umuhungu wabo umwe Caleb Kabera. Nubwo ari umuvugabutumwa ukomeye, Apotre Mignonne Kabera avuga ko adashobora guhatira abana be gukurikiza inzira nk'iye, ahubwo ngo arabigisha akabasengera ibindi akabiharira Imana. Nubwo bamwe muri bo bagenda bagaragaza impano zitandukanye. Jewe ngira abana ngira uzi kumakiya akamakiya, ariko wa undi uzi kumakiya cyane arabizi cyane. Yari kumakiya ngo gira umutwe gira gucya no nabafite kuvuga ngo don't speak to people, just I'm doing my work. Ariko kuko ntazi kubiringariza ndamwemera. Uyu mubyeyi kuri ubu ukunzwe na benshi niwe watangije umuryango witwa Women Foundation Ministries ndetse n'urusengero rwitwa Noble Family Church. Uyu muvugabutumwa umwe mu bakozi b'Imana udasiba kwigisha ku bagore ndetse akabahugura muri byinshi, aho ukunda kuvuga ko Imana yaremye umugore kugira ngo abe icyuzuzo cy'umugabo kandi bose babikore mu nyungu zabo n'iz'igihugu. Apotre Mignonne avuga ko umugore afite ubushobozi bwo kwiyubaka akamenya guhuza ibikenewe byose ngo urugo rwe rutere imbere. Mu kwiyubaka k'umugore ariko Apotre Mignonne Kabera avuga ko ari ngombwa ko n'umugabo we aba ahari. Yemeza ko ahari iterambere ry'umugore haba hari n'umugabo ku ruhande rwe. Ibikunze kugaragara ku muryango we bitewe n'uko umugabo we adahwema kumushyigikira no kumuba hafi. Aba bantu bazi ko umugabo wanjye ari we wasemuraga. They know that he was the interpreter. Yari umusemuzi yarengaga ntuza yari bakoraga umurimo wo guzamuzana. Yakoraga umurimo niwo wakoraga. He was interpreting and he was very good.
niwe watumiraga abantu hariya He would invite people there bagakizwa. and they will be saved. Amen. Noneho ngiye nkajya ndeba se muravukora cyane. Then I would see him serving the Lord and I would say, this Yesu is... ashimwe cyane. Ndashimira Imana ko rimwe I thank God that once Imana yambwiye ngo wowe ugiye gukora cyane. God told me you are going to serve a lot Wowe uzamusengere. and pray for him. Wowe ugiye kuboneka cyane. You are going to be available. Kuva Long muri journey 1992 from 1992 kugeza kuri isaha Yesu ni mwiza. to date. Jesus has been good to us. Dufite abana batatu, We have 3 children, abakobwa babiri n'umuhungu umwe. 2 daughters and a son. reka mbashimire mwese twabanye mbasaba gukomeza kunshyigikira mukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Ikaze muri Twinkle Apartment. Tubafitiye amacumbi meza arimo ibikoresho byose byo mu nzu byiza, ari ahantu hatuje kandi hatekanye hagufasha kuruhuka neza. Twakira abifuza ahantu heza ho kuba, abifuza ho kuruhukira ndetse n'abifuza gutwikurura mu gihe cy'ubukwe, kandi byose ku giciro gito cyane. Twinkle Apartment iherereye ku Ruyenzi ku muhanda mushya wa kaburimbo uva muri centre ya Gihara werekeza Nyabugogo. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 078 43 58 81 2 cyangwa se ukatwandikira kuri email yacu twinkleapartment2023@gmail.com. Bantu muri hanze y'u Rwanda ndetse n'abari mu Rwanda mwifuza gutunga ubutaka bwanyu mukabikoreramo ibikorwa bitandukanye mwifuza, reka mbabwire ngo igisubizo cyabonetse. Tubafitiye ibibanza bigurishwa ku mafaranga make mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata mu mudugudu wa Murambi. Ibi bibanza ni metero 25 kuri 25, 20 kuri 25 uko bigiye bitandukanye. Ubuso bwa buri kibanza buri hejuru ya metero kare 332. Ni ibibanza biteye borne biri hafi y'ikigo cy'Intare School ndetse nahubatse stade ya Bugesera ku muhanda ugiye gushyirwamo kaburimbo. Tugufasha kandi gukora mutation mu gihe cy'umunsi umwe waba uri mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 07 93 22 65 72 cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp ikimenyetso cyo guteranya 177 898 443 20. Ngwino tugufashe gukabya inzozi zo gutunga ubutaka bwawe ku mafaranga make.